munyemerere tuvuge kuri iyi nkuru igiye kugaruka ku mukobwa wafunzwe arengana ariko nyuma yaho agafungurwa amaze muri gereza amezi 2. Kuri uyu munsi akaba ari umukobwa ukomeye ufite business imaze gukomera. Njya kuri office kuri headquarter nsanga umuzungu yarakaye ati meza amafaranga yanjye. Twese tubona ukomeye maze tukifuza kwita tumera nkawe, ariko yavuze ubuzima yanyuzemo kugira ngo abe ukomeye niho utekereza. Reka twumve uko byarangiye. Ariko yo na betinze ndasaba imbabazi nyishyure. Ati reka nuko nagiye muri gereza. Munyemerere tubanze tuvuge ku buhamya bw'ubuto bwe, ariko turabuvuga akantu gatoya noneho tugaruka kano kazi yari yagiye gukora bikarangira ahise yisanga muri gereza. Ni nabwo turaza guhita dukomeza tuvuga nyuma y'aho aviriye muri gereza uko Imana yaje kumugirira neza. Ubundi amazina ye yitwa Deborah Ujeneza Alice. Kuri social media yamenyekanye nk'umudozi w'umujene muri aho Rwanda, n'ibindi byinshi akora byatumye amenyekana. Ariko reka tunyure ku buhamya bwe buto twihuta cyane. Ubundi yarize asoza segonderi. Asoje segonderi yabonye akazi ko gukora muri supermarket muri Uganda, ariko ako kazi kari akazi k'ibiraka. Ubwo ibiraka ni kwa kundi ugenda ukora nyine akazi udafite contrat, akazi nyine ukora nyine kakarangira bakakwishyura ugataha. Ako kazi yaje kugakora akavamo aza mu Rwanda muri 2018. Nibwo nanone yaje kubona akazi ariko agakora abanyamahanga, ariko ako kazi nako kari akazi n'ubundi kari mu njyana y'ibiraka. Nako yaje kugasoza kuko ako kazi n'ubundi yagakoraga ariko ataramenya icyo akunda cyangwa se icyo ashaka kugeraho. Nibwo yaje kugasoza akavamo ajya gukora ku kandi kazi. Ako kazi ariko yaje guhuriramo n'ubuhanya bwatumye anajyanwa mu igororero ajya kugororwa, ariko n'ubundi byo yagiye kugororwa nta byari yarakoze. Reka tuze tukavugeho. Nk'uko twakomeje tubivugaho, urumva yari umukobwa wakundaga gukora cyane. Muri icyo gihe ibyo byose abisoje nibwo yaje kubona akazi ko gukora muri betting. Ubundi abahanga bavuga ko muri betting ari ahantu umuntu ajya, ariko abahajya 80% bahava bari mu marira, 20% bakava bishimye. Reka tuvuge ku byamubayeho. Umunsi umwe ari muri aka kazi ko muri betting nk'uko yari asanzwe agakora, kari akazi kamuhimbaga 120. Nubwo rero hinjiramwo umuntu umwe mu babetinga, araza arabetinga, ariko ntabwo yari afite ubumenyi bwinshi cyane bujyanye nuko muri betting bakora cyangwa se abantu baza ku betting uko bakora, ese ni inyangamugayo cyangwa n'abantu bafite umugayo. Ariko burya ngo keshi hanazamwe abafite umugayo. Simvuze ngo bose abaza n'abafite umugayo, ariko ari n'abazamo bafite umugayo. Urugero n'umwuyu. Ubwo rero hajemo umugabo aza akatisha amatiki menshi cyane, twatuntu nyine babetingiraho muratubona. Nuko uyu mukobwa abirunda hejuru ari byinshi cyane. Nyuma yaho nibwo ubwo yari bizi, urumva yari yamaze kugira ukuntu mu mutwe we atari ku murongo, nibwo yaje gushiduka wa mugabo yisohokeye yigendeye. Yarabetinze ntiyabimenya, gusa wa mugabo arigendera. Mu magambo makeya urumva ko uyu mugabo yari asohotse atishyuye ayo yabetinze. Umuzungu we aba yamaze kubibona kare, nta kintu wamubwira. Uyu mukobwa yashidutse asanga wa mugabo yagiye, birangije arebye asanga wa mugabo yarabetinze 80,000 byose. Ubwo byumvikane ko aya mafaranga yagombaga kwita akatwa uyu mukobwa. Muri betting rero abarimo benshi abari nk'ubiswi b'abatekamutwe. Umutekamutwe yasa mugira inama aramubwira ati, rero wowe uriwe amafaranga 80,000, ushobora kubetinga, ndakwereka tekinike twakoresha. Wowe betting 80,000 uhite wunguka amafaranga menshi cyane, maze uhite wishyura uyu mugabo agutwaye.
byaha ibyo karya nyine ni abatekamutwe kuko nabo iyo tekinike bayizi, baba batunze amamodoka urumva nyine haba harimo kubeshya kwinshi cyane. Nyuma yaho uyu mukobwa nibwo yahise abyemera, urumva nyine ntabwo yajijuka neza ngo amenye byinshi bijyanye n'abatekamutwe, bahise babetinga. Ako kanya amafaranga yahise ayaribwa, urumva yahembwaga 120, ahise aribwa amafaranga yandi 80,000 bibaye 160. Urumva none yahise agira dizoda nyinshi, ahita asohoka atanafunze ibyuma, ahita yitahira. Bukeye yahise ahamagarwa ku kazi, maze umuzungu amubaza impamvu ibihumbi bye 170 atabibona kandi ari amafaranga yariwe. Nk'uko tubivuze yari amafaranga 160 yariwe, none bibaye 170. Byumvikana ko yongereho 10,000. Ariko wibuke neza yari yatashye atafunze ibikoresho byose ngo bijye ku murongo. Aho hari umusekirite utizewe, mu buhamya atanga yanze kumushinja, ariko nyine ntiyizewe, yongeye ko uwo musekirite atizewe. Mu magambo make byumvikana ko umusekirite nawe yahise aza akibetingira 10,000 nawe akaturibwa akituriza, maze ayo mafaranga yose ahita ajya ku mutwe w'umukobwa. Agomba kuyishyura kandi ahembwa 120 ku kwezi kandi ntayo afite. Bityo rero we yumvaga ko nyine bidakomeye cyane, yemera kwishyura amafaranga ya betinzi 80,000. Ariko umuzungu aravuga ati shwi iyo miteto y'ivana imbere yanjye ugomba kunyishyura, bitari ibyo ndahita nguhamagariza uhite wisanga muri gereza. Ntiyabyemera ariko byaje gukunda. Nguko uko uyu mukobwa yaje kwisanga muri gereza, birangira amazemo amezi 2. Reka noneho tuhite tuvuga nyuma y'aho avire muri gereza umugisha yaje guhura nawo, turavuga mu magambo makeya. Muri gereza yabayemo nk'umuntu ufite ihahamuka, ariko ntiyasengaga mbere cyane. Nyuma yayo yaje kwagura gusenga, yizera Imana. Agisohokamo agira amahirwe, ariga, yiga kudoda, birangira ahuye n'umurundi kera wasengaga ariko muri iyo minsi atakiri gusenga. Bahuriza ku ijambo ryo gusenga, bombi barasengana bari mu muhanda. Birangira uwo murundi bari bahuye aribwo bwa mbere muri uwo muhanda, bakata basenga iminota mikeya, ahise amwemerera kumugurira imashini y'ubudozi, ndetse uwo murundi aza no kumugura imashini y'ubudozi. Birangira uyu mukobwa atangiye business. Ni ubuhamya burebure, ariko urumva ko nyine yahuye n'amahirwe, yaje kutazamuka, atangira kujya postinga umushinga we. Kuri ubu tuvugana amaze imyaka 5 akora business yiwe. Ni umuntu ukomeye cyane, wagutse, ukoresha n'abakozi, ndetse unazwi kuri izi social media. Mu magambo make, yakwizera Imana, ugasenga, ugacishwa bugufi, Imana igushyira hejuru. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.